Imwe mu miziki dufite hano mu Rwanda tugiramo n'umuziki wa gospel, tukagiramo n'umuziki wa sekira, ariko nshaka ko uyu munsi turaza kuza kuvuga cyane cyane twibanze ku muziki wa gospel. Umuziki wa gospel hano mu Rwanda rero hari benshi bahitamo gukora umuziki mu buryo butandukanye. Hari abahitamo gukora ari amakupure babana, ari umugabo n'umugore, ndetse hakaba n'abahitamo gukora bonyine ku giti cyabo, ariko n'ubundi ntibikureho yuko abagore cyangwa se abagabo babo bamenyekana bitewe n'uko tubakunda cyangwa se urukundo tuba dufitiye bano bahanzi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku makupure nibura 10 ya mbere akunzwe hano mu Rwanda, ariko aririmba injyana n'ubundi ya gospel. Uraza kuza kumva abafite abagabo cyangwa se abagore babo baririmbana, ndetse n'abatabafite ariko n'ubundi bakaba baramenyekanye bose hamwe bitewe n'uko bose abano bahanzi tuba tubakunda turi umubare mwinshi cyane. Reka tuhere ku wa mbere, yitwa Bosco Nshuti ndetse na Vanessa Tumushime. Bosco Nshuti na Vanessa Tumushime aba bombi bashyingiranywe tariki ya 11 Ugushyingo 2022. Bosco Nshuti tumuzi ku ndirimbo zitandukanye harimo nka Ibyo Ntunze, Ni Muri Yesu, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ngira ngo uyu ngo yarazwe cyane. Rero uyu Bosco Nshuti yatangiye kuririmba umuziki ku giti cye nka gospel ku giti cye 2015, ndetse we na Vanessa Tumushime bafitanye umwana umwe kugeza ubu ngubu. Hanyuma ku mwanya wa 9 turagenda duhera hejuru tumanuka, turahasanga umuhanzikazi Annette Murava ndetse n'umufasha we Bishop Gafaranga. Annette Murava uzwi ku ndirimbo nka Ndakwibutse ndetse na Niho Nkiri ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Kugeza ubu ngubu ni umugore wa Gafaranga cyangwa se uwo tuzi nka Habiyaremye Zakaria, uzwi ku izina rya Bishop Gafaranga. Aba bombi bakaba barashyingiwe 2023 mu kwezi kwa kabiri. Aba babanye, uyu Gafaranga yari asanzwe afite abana n'undi mugore, babyaranye abana 3. Nyuma y'ukwezi kwa 5 2025 Gafaranga yaje gutabwa muri yombi azira ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina ashinjwa n'uyu mugore we Annette Murava. Hanyuma ku mwanya wa 8 turaza kuhasanga Josh Ishimwe, dore ko Josh Ishimwe yakoze ubukwe n'umukobwa ubarizwa mu gihugu cy'Ubuholandi w'umunyarwandakazi uba mu Buholandi witwa Gloria. Bikanavugwa yuko uyu Josh ari mu bantu nibura wakoze ikintu gitangaje, dore ko ari umugabo wa mbere cyangwa se umusore wa mbere ugiye gushaka wakorewe bridal shower. Tusanzwe tuzi cyane cyane ba ku bakobwa. Uyu musore nawe nyine yaje kuza kuyikorerwa, dore ko yari yambaye ikanzu yanditseho The Groom to Be. Ku mwanya wa 7 turahasanga René Patrick ndetse na Agasaro Tracy. Aba bombi bivuga yuko bakundanye bakiri bato cyane nk'uko ubwabo babyivugira, dore ko Patrick yari afite imyaka 13, Tracy afite imyaka 7 yonyine gusa. Abo bwabo mu nkuru y'urukundo yabo babivugira yuko hari n'umuhanuzi wabasezeranyije bakiri bato cyane kuri iyi myaka yabo mike cyane, aho Patrick yari afite imyaka 13, Tracy afite imyaka 7. Aba bombi baje kuza gukora ubukwe imbere y'Imana 2021, ndetse batangira urugendo rw'umuziki, ariko noneho bakorana indirimbo ndetse n'ibitaramo bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa 6 turahasanga Jado ndetse na Esther. Aba bombi turabazi cyane cyane ko bagiye bamamara, dore ko bahoze banaririmbana muri Chorale The New Melody, ndetse aba bombi bashakanye mu kwezi kwa 9 2024, aho bari bamaze imyaka 8 bakundana. Jado sinzabyibagirwa ndetse na muri Esther akaba ndetse na murumuna wa Esther dusanzwe tuzi nawe uramya ndetse akanahimbaza Imana n'ubundi muri The New Melody. Aba bombi rero n'ubundi bafite inkuru y'urukundo gikomeye, dore yuko babanje kumarana imyaka 14 baziranye, ariko baza kuza gukundana nyuma bamarana imyaka 8 mu rukundo, babona kubana nk'umugore n'umugabo. Aba bombi bafite inkuru y'urukundo itangaje, dore ko n'ubundi tugenda tuyivugaho ibintu byinshi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, aho bagiye bahuzwa n'ibintu bigiye bitandukanye harimo bombo ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nabo bafite inkuru y'urukundo itangaje. Hanyuma twibutse cyane ku mwanya wa 5 turahasanga Meddy ndetse na Mimi. Yitwa Ngabo Robert Medard ndetse na Mimi Mifra. Aba bombi ni umuhanzi Meddy wahoze aririmba injyana ya sekira, twese turamuzi hano mu Rwanda, dore ko ari umuhanzi w'ikimenya bose hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange ndetse no ku isi, dore ko ari umwe mu bahanzi baririmbye indirimbo zijyanye na sekira ndetse zikanabahira. Uyu rero yaje kuza gutangaza nyuma yuko yinjiye mu muziki uramya ndetse unahimbaza Imana mu ndirimbo za gospel, dore ko afite muri bihangano byinshi bigiye bitandukanye nka Blessed ndetse n'izindi nyinshi cyane, bigenda bituma n'ubundi nawe aza mu bahanzi bakunzwe cyane cyane, ndetse couple ya Mimi ndetse na Meddy, dore yuko mu minsi itambutse batangaje yuko bibarutse ubuheta bwabo umwana wa kabiri waje kwitwa Zaini Ngabo,
ndetse aba bombi baje kuza gukora ubukwe, dore ko umwe ari umunyetiyopiya, ubwo ndavuga Mimi Fra ndetse na Meddy w'umunyarwanda. Aba bombi baje kuza gukora ubukwe bwabo bwabereye Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2021. ubu Meddy abazwi mu ndirimbo za gospel nka Blessed ndetse n'izindi. Nyuma Mimi nawe yaje kubatizwa, yakira agakiza, abatezwa mu mazi menshi, yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ku mwanya wa kane turaza kuhasanga Vestine, usanzwe ubarizwa mu itsinda rya Vestine na Dorcas, basanzwe baramya Imana ndetse bakanahimbaza hano mu Rwanda, ndetse cyane ko bamaze no kwamamara ndetse no muri East Africa muri rusange. Uyu Vestine dore ko yaje no guhindura izina akitwa Vestine, mbere yitwaga Ishimwe Vestine, ubu akaba yitwa Vestine Ouedraogo, aho bivana ku mugabo we witwa Idrissa Ouedraogo kuva mu gihugu cya Burkina Faso. Aba bombi bakaba baramaze gukora ubukwe, ndetse Ishimwe Vestine cyangwa se Vestine Ouedraogo akaba yaramaze gusezerana imbere y'amategeko na Ouedraogo Idrissa ukomoka muri Burkina Faso muri kuno kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Ben na Chance. Iyi ni couple imenyerewe cyane mu muziki wo mu Rwanda ndetse no muri gospel muri rusange, dore ko aba bombi tubazi ku ndirimbo zigiye zitandukanye, zirimo Zaburi, zirimo Yesu Arakora, zirimo Nyigisha ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Yitwa Serugo Ben ndetse na Mbanza Chance. Aba bombi batangiye kuririmba na 2011, bahuriye muri Aram Ministries ndetse batangiye gukundana 2014, baza no gukora ubukwe. Aba bombi rero ni umugabo n'umugore, ndetse bakomeje gususurutsa imitima ndetse bakananezeza abantu babicishije mu njyana yabo ya gospel baririmba muri iki gihe, ndetse bazakomeza no kuririmba muri rusange. Hanyuma ku mwanya wa kabiri turihuta cyane turahasanga uwo bita Papi Clever ndetse na Dorcas. Aba bombi ni couple ikunzwe cyane, dore ko tubazi ku ndirimbo zigiye zitandukanye nk'impamvu z'ibifatika ndetse n'indirimbo nyinshi cyane zo mu gitabo cy'abarokore bagiye basubiramo cyane, kandi ni indirimbo zururukije imitima, indirimbo zishimishije kandi zinejeje, zagiye zituma bakundwa cyane. Dore ko aba bombi kandi ikindi kintu cyiza bafite cyane nuko bafite nibo bantu ba mbere bakurikirwa kuri YouTube channel ndetse mu ba gospel bose, ubwo ndavuga nyuma ya Ngabo Joubert Medard, dore ko we n'ubundi yahoze aririmba indirimbo za secular music, ariko nibura mu bahanzi barimba indirimbo za gospel, uyu Papi Clever ndetse na Dorcas no bambere bafite YouTube channel ikurikirwa, dore ko bakurikirwa n'abantu benshi, hafi kuzura miliyoni y'abanyarwanda bakurikira urubuga rwabo rwa YouTube. Hanyuma uyu Papi Clever ndetse na Dorcas basezeranye imbere y'Imana mu kwezi kwa karindwi Ukuboza 2019, ndetse bakibana nibwo bahise banakora itsinda, ndetse baza no kuza gukomeza uyu muziki wabo wa gospel. Papi yaririmbaga muri High Soap Choir muri ADPR Kiruhura, ndetse na Ingabire we igihe Ingabire Dorcas yaririmbaga muri Gosheni Choir i Musanze muri ADPR. Aba nibo bahanzi nkuko nabivuze n'ubundi bafite YouTube channel iri hejuru cyane ndetse ikurikirwa cyane kuruta abandi muri gospel. Hanyuma reka twihuse cyane tujye ku mwanya wa mbere, ari nawo wa nyuma tuza tubabwira abahanzi bari ku mwanya wa mbere, cyangwa se couple iri ku mwanya wa mbere ikunzwe mu njyana ya gospel kuruta abandi makouple hano mu Rwanda. Couple ya mbere twihuse yitwa James na Daniela. James na Daniela tubazi ku ndirimbo zitandukanye nka Mavuta, N'ubu niho ndi, Isezerano, Rutuma ndirimba ndetse n'izindi nyinshi cyane zagiye zimenyekana, ndetse n'amakorabo agiye atandukanye bagiye bakora. Tubazi mu bitaramo byinshi hano mu Rwanda, muri Arena, mu bitaramo bya Israel Mbonye, mu bitaramo bigiye bitandukanye by'amakorali agiye akomeye bigenda bibera ahantu henshi hagiye hatandukanye no hanze y'igihugu muri rusange. Aba bahanzi babiri twabamenye 2019, dore ko nabwo baririmbaga indirimbo Mavuta, ndetse baza no kuronshinga album yabo yitwa Mavuta album, ndetse bamenyekanye 2019 ariko babanye 2015 nk'umugabo n'umugore. Abantu benshi ntibajya bamenya amazina yabo, ariko ubundi James yitwa Rugarama James ndetse na Daniela yitwa Mukiza Daniela. Aba bombi rero bakaba nabafite inkuru y'urukundo ikomeye cyane, dore nabo ko bakundanye kuva kera, ndetse bakomeza gukomeza umuziki, dore kugenda n'abahira hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga muri rusange. Mwakoze kubana natwe, turabashimiye. Ntibagirwe gukora subscribe, hanyuma ukore no kuri like, kugira ngo n'ubundi ikiganiro cyacu gikomeze kurebwa n'abantu benshi ndetse na YouTube icyamamaze. Murakoze cyane.